Haleluya. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Nitwa Patrick Rwayitare, ni umushumba w'itoro bita Amazing Grace International Church hano i Kigali. Bazana ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma muri Zaburi ibice 20 umurongo wa 8. Zaburi 20 umurongo wa 8 aravuga ngo bamwe biringira amagare, abandi biringira amafarashi, ariko twebweho tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. Amen. Haleluya. Mu Baheburayo 10:38 aravuga ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Ndashaka kubwira ngo abana b'Imana abakristo twemera Imana, ni igihe cyacu cyo gushyira kwizera kwacu mu bikorwa. Reka dushyire kwizera kwacu mu bikorwa. Haleluya. Iyo wizeye Imana, kukwizera kwawe kuguhisha ibyiringiro mu Mana. Bibiliya iravuze ngo bamwe biringira amagare, ngo abandi bakiringira amafarashi. Amagare n'amafarashi mu magambo make bisobanura imbaraga dufite hano ku isi. Umwanditsi wa Zaburi yavugaga bisa naho ari nko ku rugamba cyangwa se nk'umusirikare uzi by'intambara. Icyo gihe amagare n'amafarashi byari ibikoresho bya gisirikare bifite imbaraga, ababaga bafite no batsindaga urugamba barwanaga amafarashi bakagwana no mu magare. Icyo gihe uyu munsi bisobanuye imbaraga zo mu isi hano mu isi hari imbaraga, hari byinshi abantu bareba tukabona bifite imbaraga ku buryo bifite tubona ko akomeye. Rero biravuze ngo hari abantu bamwe muri nosi biringira ayo magare, biringira izo mbaraga zo mu isi. Abandi nanone bakingira amafarashi, nazo ni za mbaraga zo mu isi, amikore y'isi, za mbaraga zikomeye zo mu isi. Ariko ngo twebweho tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. Haleluya. Ndagusabiye mwene data ngo uzamure kwizera kwawe, kwizera kwe kuguheshe kwiringira Imana. Haleluya. Abantu twemera Imana, abantu twizera Imana, abana b'Imana ba Kristo, twe ntabwo twiringira amagare, ntabwo twiringira amafarashi, ntabwo twiringira mu by'isi, ntabwo twiringira mu mafaranga, ntabwo twiringira mu position dufite mu isi, ntabwo twiringira mu makomeye, ntabwo twiringira muri system y'isi, twiringira izina ry'Uwiteka. Rero ndakubwiza ukuri ngo ni wizera Imana, ni biringira Imana, uzabona Imana igutabaye. Umuntu wiringira Imana atsinda ibitsinda abandi. Haleluya. Ndakwifuriza gutsinda ibitsinda abandi. Uzabitsinda ute? Ni ukwizera kwawe ukiringira Imana. Umutima wawe n'ibitekerezo n'ibyiringira Imana, uzatsinda bya bindi uzibitsinda abandi. Abiringira abantu bazakorwa n'isoni. Abiringira abantu barabatenguha. Ariko hari Imana, hari Yesu, hari umwami ukomeye utajya utenguha abamwiringira. Ndakurarikira uyu munsi ngo fata umutima n'ibitekerezo byawe ubishyire kuri Yesu, ubishyire ku Mana, ubishyire ku ijambo ry'Imana, ntabwo uzakorwa n'isoni. Umuntu wiringira abantu akorwa n'isoni. Umuntu wiringira ibintu, ayo magare n'amafarashi, wiringira ibifatika kuko byo bifite aho bigarukira. Amafaranga, imbaraga z'isi, ibyo twizera, amadiplome yacu, abavandimwe bacu, bene wacu, systeme y'isi, politike y'isi, akazi dufite, ibyo dutunze, ubyiringiye ibyo bifite aho bigarukira. Kandi ku munyabwenge amaze kubibona, amafaranga aho aragarukira, abakomeye hari aho bagarukiye. Ariko hari umugabo ukomeye waremye ijuru n'isi, yitwa Uwiteka Imana ikomeye. Uwo ni umwiringira ntacyo uzaba, ni umwiringira ntacyo uzabura mu izina rya Yesu. Uwiringira Imana atsinda ibitsinda abandi. Umuntu wiringira Imana anyura mu bibazo ariko we ntibimunyuramo. Ndagusabiye ngo wiringira Imana, wizera Imana, uzanyura mu bibazo, uzabinyuramo ubusoma amahoro, ariko byo ntibizakunyuramo. Ibibazo bikunyuzemo birakwangiza, ariko bibinyuzemo ubica nk'amahoro. Ndagusabiye ngo izera Imana, wiringira Imana. Abiringira Uwiteka ngo tuzavuga izina ry'Uwiteka. Reka wiringira Imana, unyure mu bibazo ubive nk'amahoro. Iyi si yuzuye ibibazo, tuva turi mu bimwe tukajya mu bindi. Ntagiye nabwo ngo isi ibibazo bizarangira, ariko wowe umutima n'ibitekerezo byawe ni wizera Imana. Nkuko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera, ukabaho mu kwizera ukiringira Imana, ndakumenyesha ndaguhamiriza ngo ntabwo uzakorwa n'isoni. Ibibazo ntibizaguhitana, ahubwo uzabinyura nk'amahoro mu izina rya Yesu. Umuntu wiringira abantu n'ibintu akorwa n'isoni, asoza atsinzwe, kuko abantu barananirwa, ibintu birananirwa. Reka nkubwire ikintu, niba ufite umuntu wiringira, niba ufite umuntu wiringira akumva umutima wawe uri, ndakubwiza ukuri uzakorwa n'isoni, kuko uwo muntu nawe ni umuntu. Iringira Imana yaremye ijuru n'isi. Haleluya. Izera Imana kandi biringira Imana muri byose. Ndakubwiye ngo izera Imana kandi biringira Imana muri byose. Bimeze neza iringira Imana, bimeze nabi iringira Imana. Ubona bisobanutse iringira Imana, bidasobanutse iringira Imana. Abiringira Uwiteka ntabwo bazakorwa n'isoni, ariko abiringira abantu, abiringira ibintu bafite abagarukira. Iyo ufite uwo wiringiye, iyo atsinzwe utsindwa kenshi.
iyo wiringiye ibintu iyo bishize ushirana nabyo, ariko wiringiye Imana, haleluya, ku manywa ubushima, ku nijoro ubushima, uzabitsinda mu izina rya Yesu Kristo. Hitamo kwizera isumba byose, hitamo kwizera idahemuka, hitamo kwizera iyaremye ijuru n'isi, hitamo kwizera itaginanirwa, haleluya. Hitamo kwizera Uwiteka Imana isumba byose. Uwiteka ni ukwizerwa, Uwiteka ntazawukoza isoni, Uwiteka ntazagutenguha. Abantu bazagutenguha, ibintu bizagutenguha, ubumenyi wizera buzagutenguha, ibindi biringe bizagutenguha, ariko wakwiringira Imana ntizagutenguha. Ni umubyeyi udatenguha, ni Imana ishobora byose, ni Imana itakwirengagiza, ntizakwirengagiza mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuga muri Zaburi 25 ngo ku murongo wa 1 n'uwa 2 ngo abiringira Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utajya unyeganyezwa, ngo aho guhora uhamye rwose. Ku musozi wa Siyoni ntuwuzi, nanjye sinkuzi, fata umusozi uwo ari wose uzi, ngo abantu biringira Uwiteka bameze nk'umusozi. Umusozi ku manywa uguma ari umusozi ugumye hamwe, nijoro bari umusozi, imvura iguba ari umusozi, izuba rivuma ari umusozi, icyaza cyose ni umusozi, ibyorezo biratera umusozi uguma ari umusozi. Ndakwifuza kwiringira Uwiteka, ntabwo uzanyeganyezwa, ibibazo ntibizakunyeganyeza, indwara ntibizakunyeganyeza, ibinyeganyeza abandi, ibituma abandi batinya, ibitumye abandi bagira ubwoba, bituma abandi bibirwa bakora amakosa mu kwirwanaho, wowe ntibizagushyikaho. Umuntu wiringira Uwiteka ameze nk'umusozi utanyeganyezwa. Umunsi wabonye umusozi unyeganyezwa uzamye ku ijambo tubeshye, ariko ni ukuri, nta musozi unyeganyezwa. Imvura yagwa, amahindu yavi, imivu yatemba, umusozi uguma ari umusozi. Imana agira ngo utange, Imana ashaka kwifuriza ngo utange ufate umutima n'ibitekerezo byawe ubishyire kuri yo. Nwizere Uwiteka Imana ya Israel, Imana ya ijuru n'isi, ntuzanyeganyezwa. Uzanyura mu ndwara, ntuzanyeganyezwa. Ibinyeganyeza abandi, bitsinda abandi, bizagusiga uri muzima. Ndatangaje ngo iringira Uwiteka, byose bizagusiga uri muzima, bizagusiga ushima, bizagusiga unezerewe, haleluya. Gutabarwa kwawe kuri ku Uwiteka, ubutabazi bwawe buri ku Mana, kurengerwa kwawe buri ku Mana, intsinzi yawe iri ku Mana, ubushobozi bwose buri ku Mana, breakthrough cyo kutagucingurirwa biri ku Mana, umugisha wawe uri ku Mana, iterambere ryawe riri ku Mana, kubyara kwawe utabyara biri ku Mana, akazi keza kari ku Mana, promotion iva ku Mana, ibintu byose biva ku Uwiteka Imana. Shaka Uwiteka mwene data, shira umutima ku Mana, reka wizere Imana, uraza kubona ubwiza bw'Imana. Ndakwifurije ngo nonaha umutima wawe utegeke, tegeka ibikurimo byose, byizere Imana, byiringire Uwiteka, uzabona ukuboko k'Uwiteka, ntuzakorwa n'isoni, ntuzamwara. Mu izina rya Yesu, amen.